watsari yaza uyu munsi nabwo ngo ntago byari byoroshye munsi ntago byoroshye ahubwo ntago byari byoroshye rwose ngo amasasu masasa bazijoro muri poko uri hariya ni danje ibintu ngo byari bikomeye sasa rero wenda mbere ko twanzika n'izi nkuru bwana Aimable uwitwa Sylvain Ekenge ni umuvugizi w'igisirikare cya Congo Kinshasa ejo bundi kwa gatandatu atitaye ko za Kanyabayonga zafashwe atitaye ko za Kirumbo zafashwe atitaye ko nizi za nuza ziri gufatwa za Shashana za Nyemirimo arakubwira ati rwose igisirikare cyacu tumaze kwitegura ati twabonye aho byapfiriye ati tugiye kwisubiza turaduce abumvise Sylvain Ekenge uyu ni mwagiye mu itangazamakuru atangaza ko rwose ngo igisirikare cyabo kiri capable cyangwa se gifite ubushobozi ngo bwo kuba cyatsinda igisirikare cy'u Rwanda ngo kuko igisirikare cyabo ni cya 8 wabyumvise yikina ati notre armée est capable cyane so uyu mugabo rero yagarutsweho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye n'abasesenguzi bavuga batese uyu muntu uri kuvuga gutya nyamara ingabo ze ziri kugendesha umugongo ngo ndavuga bari kuzikubita zikagenda kinyuma ari kubishingira he kwizeza abakongomani ko utuduce ngo bazatwisubiza nyamara ijambo tombe rikomeje kuganza ibyo nta nubwo nabishyashya kuko na president yabivuze kenshi uzi ko yahuye nyine ari nawe nyirabayazana president Faci muzi ko yahuje abasirikare bakomeye munsi yashize mu kwezi gushize n'abapolisi bigira hamwe ngo buryo uturere twose cyangwa uduce twafashwe n'izi nyeshyamba za 23 ngo bagomba kudusurana ngo vuba icyo gihe yavuze ngo ibyumwe bibiri none ukwezi kurashize none umusirikare nawe icyo gihe abaturage nibwo bahise bitayingira kwikoma ubuyobozi bwa Kongo ubu mwebwe muravuga gusa hamutumike hamutende imirwano rero iramukiye reka tubanze tugaruke kuri ngi iramutse iramukiye mu gace ka Masisi ahazwi nkaho bita ngo ni Kitso gace ka Kitso rero ngo ni agace rwose kwanza ni imirwano yatangiye ku isaha 7 z'ijoro urumva aha rero ngo FARDC yateye ibisasu byinshi muri kara gace ka Kitso urumva ariko yabirashe yitwikire kari wazarendo iri kuharasa nyine urumva hanyuma rero ngo aka gace ka Kitso ngo bawerekeje aho bitawari kare hanyuma kandi amakuru dufite tugeraho none haremeza ko muri ibi bitero nubwo FARDC yabitangije nkuko mu byumva ngo hamaze kuraswa abasirikare bagera kuri 12 n'ubundi ba FARDC urumva nibo banatangije harimo n'ufite ipeti rya Lieutenant Colonel waruteye cyangwa se waruyoboye muri ibyo bitero so ni inkuru zazitugeraho none aha hanyuma kandi buriya ngo baguye mu mutego w'uko ngo bateye mu 23 ngo ibizi neza ko bari buze buriya rero mushitsi ugusuye wamwiteguye bwana Aimable uramwakira ugomba kumwereka aho yicara ntago ari umutishitsi ubugutunguye umushitsi ugutunguye ni ugorana banza wagira ute wakura amasafuriya mu nzira n'ibiki aricyo uzigo kana karansura Aimable aragera mu rugo abana Aimable yicara hano Aimable ibintu byose ngabishyira ku murongo niyo mpamvu wumva baba bateye ariko bikarangira bakubiswe urumva rero urugamba rugikomeje maginga ya kuko izi nkuri tugezeho masaha 11 n'igice turi hano muri studio so Aimable rero urugamba rwo muri weekend iby'ibi bitero buriya baraza kubyumva kuri uburyo byakomeje baza gugisimbukira kuri YouTube channel ya Sano TV official si byose kabisa no kwa Mapeno TV miripuka ibihari so urugamba rwo muri weekend rwari imberenge pe uziko mu 23 yarwanishije ibifaru ariko se ko ngo agace yafashe itego yena kaye ni Nyamirima cyangwa Nyamirima Sasha yako bya bikomeye Sasha yarwanyeho oya ni Sasha no kwaro gushorera hari ibishorera ibifite ibifaru barabizi ko ari amaboko atareshya rega no kuvuga bifite ibifaru ari kubyitwaza uzi ko ari ibifaru byafatiwe hari ya Sake mu minsi yashize byambowe Sadeke urabyibuka ibi bifaru rero mu 23 yabizanye mu kazi nibyo biri kubombarida uduce aba bagabo bigajemo abo muri FDL basanzwe bagenzura bikaza kurangira bakwimishwaro kuko hano hari umuvugizi wiyitwa ngo ni Rudurun FPP Rudurunana yitwa ngo ni Rudi hariya yatakambye aravuga ati FARDC mwakoze ikosa gutumiza imbunda ziremere gutya zigira mu boko ya M23 kuko iyi mirwano ya hariya za Giseguro
imirwano yahariya Nyamirima wavugaga imirwano yahariya za Gisharu kwari ukubohereza imijugujugu y'amakompora ubundi bagafumyamo. Ndi gushaka impirimbanyi bya politiki ndetse n'umusesenguzi mu bya politiki muri Amerika. Ndumva namubonye witwa Rugamba Faustin, akomoka nawe hariya i Masisi, ariko akaba n'umusesenguzi mu bya politiki nyirizina. Ndagira ngo atubwire muri make kuba Nyamirima yafashwe na Sasha, ndetse anatubwire muri rusange intambara bo bibere muri Amerika bayumva mute, bayitekereza iki. Ejo bose bavuga ati se Kivu nifatwa bakabona leta yigenga nk'abantu bahunze bakaba bari mu bihugu bikomeye bya leta z'ubumwe za Amerika n'Uburayi bagaruka. Barabyo tugira ngo babitubwireho. Bwana Rugamba waramutse, nakumenya aho ngaho ahubwo ari nimugoroba. Waramutse neza, twe turi nimugoroba, turi nijoro saa 4. Muri saa 4 4:38. Okay. Twebwe hano rero turi saa 1:38 byensiri birumvikana ko dusigaye amasaha menshi. Yego. Twageze kuwa mbere. Twageze kuwa mbere deja, tumaze amasaha menshi turi kuwa mbere. Okay. Tugomage kuri radio Isano live, tugira ngo tukubaze nk'umuntu ukomoka muri cya gihugu cya Kongo, ukaba warahungiye mu Rwanda, ukahavuja muri Amerika. Mwamenye ko Nyamirima M23 yifashe kuwa gatandatu, ndetse ejo iyitwa Sasha nayo ikaba ifitwe na M23. Amakuru abahari turayabona, tuba tuyafite. Nyamirima yafashwe kuwa gatandatu, tuvugana M23 ifite imiragenzura n'umupaka wa Ishasha uhana imbibi na leta ya Uganda. Nkamwe nk'impunzi muri leta z'ubumwe za Amerika mwabyakire mute? Cyane ko uyu mutwe M23 nuri guharanira uburenganzira bwanyu aho kugira ngo habe impunzi mu mahanga, ahubwo bagire uburenganzira ku gihugu cyabo. Nk'ibisanzwe nta yindi gahunda ihari. Uko byagenda kose iyo bafashe ahantu ntabwo ari ukuvuga wenda ngo twebwe twabyakira gute. Icyambere abaturage baho ibibabohoye, ibibakuye mu buretwa, ibibakuye mu menyo y'ibisambo y'abambuzi. Umuntu wa mbere ubyishimira n'umuturage waho, ngira ngo mwabashije kubona amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga uburyo abaturage babishimiye bakimara kubabona. Ibi biba bisobanuye ikintu kinini gikomeye, bikanatera ikikango kuri leta ya Kinshasa iyo abaturage bakira abarwanyi bitwa ko ari inyeshyamba binjiye mu gace runaka bakabakirana amashyi n'impundu. Ni ikintu cyiza, ariko nanone kikaba ikintu kibi cyane kuri leta ya Kinshasa. Twebwe rero nk'abantu bari hanze, of course urumva ko gahunda ihari no kurenganura abantu nabo bavandimwe bari iyo nabo ubwabo dukeneye ko byibura bo bataba impunzi. Icyo kintu kiba kiri mu bintu bya mbere biba bigomba kuranga M23 n'abaturage bahantu yagiye ifata. Twibutse wenda abatwumva radio ngo yitwa Isaniro. Isano. Urakoze cyane. Abumva radio Isano mu by'ukuri barabizi neza cyane ko numva ivugira mu mujyi wa Rubavu. Barabizi ko ako gace kari kugenzurwa na FDLR. Mu by'ukuri ntabwo leta ya Kinshasa yari ikihakorera, yari imaze igihe kinini cyane abasirikare baragiye. No kuvuga ngo Kisekedi karagaceri yaragasize mu maboko ya FDLR. So urumva ko ni ibintu byiza kuba abaturage babonye bavuye mu maboko yabo bagize ba nabi. Hanyuma M23 imaze gufata uduce twinshi, ndetse turuta inshuro hafi ebyiri Rwanda cyangwa se ahubwo zinarenga. Benshi rero bamaze iminsi bibaza bati kuko ejo bundi Colonel Kazama niwe wongeye gusubira kwiyunga na M23, bavuga ko ngo gahunda ari ukugera Kinshasa, ariko benshi bakagaruka kuvuga bati wenda kujya Kinshasa byo byaba ari nka kwa kundi ikipe yitegura ikaba igomba gutwara igikombe, wenda itazi ko abo bahangana nabo wenda bashobora kuba bariteguye neza.
ariko abenshi bagahuza kuba wenda leta ya Kivu nk'uko bivugwa ishobora kuzabaho, bakavuga bati ese abantu bari mu mahanga cyane cyane nko mu bihugu byateye imbere ese bataha ntibata, mwebwe ibyo bintu mubivugaho iki? Iyi leta ifashwe habaho gutaha cyangwa mwakigumira iyo ngiyo? nta ngo leta ifashwe, ahubwo wenda ushatse kuvuga habayeho iyo leta ibayeho. Habayeho iyo leta, abantu bakagira igihugu, abantu bakagira ubwisanzure, abantu bakagira aho babarizwa, byaba byiza cyane. ubwo nyine uwashaka nawe nta n'ubundi buryo bundi hari. urabona ko reka wenda nguhereze nk'urugero, abantu baturutse muri Congo bari mu mahanga, muri Europe, muri Canada, muri Australia na USA, abenshi baza gukora vacances mu Rwanda. ariko mu by'ukuri mu Rwanda ntabwo ari iwabo se si muri Congo. kubera iki baza gukora vacances mu Rwanda? nuko nta kindi gihugu bafite. igihugu bafite n'u Rwanda uyu munsi wa none, kandi ntabwo ari abanyarwanda. so uwo munsi rero icyo gihugu kiramutse kibonetse gihari kibemera, kitari leta ya Kinshasa, ndakeka byahinduka. noneho abantu bakajya bakatisha indege zigwa Igoma, wenda aho kugwa i Kanombe, bakaza bakajya iwabo nyine. n'ushaka gutaha akaba yataha, ushaka kuba mu mahanga akahaba, ariko akamenya ko afite igihugu cye, akanahakorera ibikorwa bigiye bitandukanye. so ni gutyo nge numva byagenda aramutse bigenze gutyo. kireka wenda niba ntagusubije neza, ariko niko ndi kubyumva byagenda. Wanda byumvise kugira igihugu niyo nk'ubu natwe tugifite mu Rwanda, tugifite neza, tukizeye. hari abanyarwanda baba mu mahanga. Yes. So kubaho umuntu yaba mu mahanga, ariko byibura ukavuga ati ndi mu mahanga ariko mfite iwacu, hanyemera uwashaka yataha, swati uwo bakenera ko yaza gutanga umusanzu yaza, bibaye ngombwa ko wenda bamukeneye. so ibyo ntabwo biratandukanye n'uko uyu munsi wa none bimeze, kuko leta ya Kinshasa irasa nk'ihita twemera ko tunabaho. so urumva rero icyo gihe byibura iyo leta yabigiyeho cyangwa iyo leta yabishinzwe, uko byagenda kose yakwibuka ko hari abana bayo bari mu mahanga bahunze kubera ubutegetsi bubi, ubuyobozi bubi, amateka. so bakamenya uburyo babarekonesa, mbese bikaba ngombwa ko bibaye na ngombwa bajya banabatumaho bakagira nabo ibyo babafasha, babasangiza ubumenyi. urumva abantu bari mu mahanga hari ubumenyi runaka bafite, bagomba gufasha igihugu, kiba ari igihugu gishya, kiba gikeneye byinshi. so icyo rero ubwo ibyo wenda abantu babibara babibonye, uyu munsi wa none ntabwo wenda umuntu yabivugaho cyane, ariko bibayeho hari byinshi byaba, kandi amaboko yacu natwe byanga bikunda yaba akenewe nk'uko n'uyu munsi wa none n'ubundi akenewe. dufite ibyo dukora bitari ngombwa ko wenda abantu baba bagomba kumenya, ariko tuba turi aho. no kuvuga gutya byo byonyine ubwabyo nabyo biba ari umusanzu. nawe ni umusanzu, birumvikana. hanyuma dusoza, ngira ngo kugira muracyari mu kazi ahari byanze bikunze cyangwa mugiye kuryama? Ndi mu kazi, nta kibazo. uri mu kazi kugira ngo tukureke ukomeze akazi. ejo bundi Koffi Olomide aherutse kuvuga ko Kongo iri gukubitwa nk'akana, ndetse bimujyaho ingaruka. urukiko rw'Kinshasa rumutumaho ariko ntiyarwitaba, kuko icyo gihe yari ari muri Afurika y'Epfo mu bindi bikorwa bye. wowe ubwo ndashaka kubihuza nawe nk'umusesenguzi mu bya politiki, ibyo kuvuga ko Kongo ikubitwa nk'agahinja, ugashaka kuvuga ko imbaraga izirushwa ku buryo bufatika, wowe nawe urabibona ko bitazafata igihe kirekire ngo iyo leta ibe yafatwa neza mu nyirizina, cyane cyane ko nk'ubu bavuga ko Goma yafashwe ndetse ko badashaka kwinjiramo? leta ni wowe wenda uyivuze nk'umunyamakuru, nge ntabwo navuze leta. dukeneye igihugu n'igishaka kizaba Kinshasa yose, Kongo yose iwacu, ntabwo twe dufite kwivangura. icyo dukeneye ni ubutegetsi bwiza. reka nguhe wenda nk'urugero, Kinshasa uyu munsi wa none
ifite umuyobozi utari Kisekedi, umuyobozi wumva abaturage, wumva amoko yose, umuyobozi ufite ideology itari genocide, itari ideology yo kuvangura kwa nta kintu kimwe byaba bidutwaye. Ushobora kumva koze M23 irwanira, nta kintu biswe byaba bidutwaye. Ntabwo icyo turi kurwanira ari kuvuga ngo twebwe tugire igihugu. Hari abavuga ngo Kongo barashaka kwicamo kabiri. No, igihugu dukeneye igihugu cyaba ari Kongo yose, igihugu cyatwemera cyari cyo cyose nicyo gihugu dukeneye. So gusa iyo byanze umuntu akakwima uburenganzira ku gihugu cyawe, uko byagenda kose ugomba kurwana kugeza ku mwuka wawe wa nyuma, kugira ngo nawe byibura ushaka uzanapfe, wenda umwana wawe nawe azagusigarireho. Kuko intambara iri kuba muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, ni intambara intambara imeze nk'igitekerezo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni intambara wapfa kurangiza gutya. Abantu rimwe baraza bakavuga ngo M23 ngo barayitsinze, ngo yarahunze, ngo iri Uganda no mu Rwanda. Kubera iki sigaruka? Kuko icyo yarwaniye kiba kitararangiye. Iyo kitarangiye rero kiba igomba kugaruka niyo hashira n'imyaka 100. Rero icyo igihe cyose umutegetsi muri Kongo Kinshasa adashobora kwemera ko hari ubwoko runaka bwahejwe mu gihugu, tugomba kwishakira twebwe ibisubizo uko byagenda kose. Icyo gihe rero nibanga bakavuga bati no, ntabwo dushobora kuganira ibiki ubwo nyine icyo gihugu wenda kizabaho, cyangwa se wenda bemere baganire. Ariko objectif yacu ntabwo ari iyo kuvuga ngo dushaka ngo Kongo bayicamo kabiri. Icyo dukeneye ni igihugu twe, uburyo cyazamo kose nta kintu bidutwaye. Cyaba ari igihugu cyose cya Kongo se yanze kavuga iti mwebwe mubaho ngaho ni iwanyu, muvuga n'ikinyarwanda benshi, mube muri ibyo bice, twe nta kintu bidutwaye. Icyo dukeneye ni ukumva ko natwe byibura dufite ubutaka twavuga ko ari iwacu kuri gakondo, kandi dufiteho uburenganzira. Mu buzima birababaza kuba umuntu yaba atagira iwabo. So ni ibyo turimo turwanira rero. Naho ibijyanye na Koffi Olomide waruvuze ngo barakubitwa nk'impinja, yes, none se babanje kurwanira mu mujyi mutoya uri inyuma ya Ishasha, barwanaho amasaha makeya, ntabwo bigeze barwana muri Ishasha. FDLR zirutse, Wazalendo bariruka. Mu bijyanye n'ibya gisirikare no kurwanaho, nabo barabizi ko ntabwo bashobora guhandaho, ntabwo barwana na M23 biragoye, ni uguhanyanyaza gatoya bakiruka. So rero we yavuze ukuri, barakubitwa nyine nk'impinja. Ntabwo ari abapatriote, ntacyo baba barwanira, ntaki. Barabizi ko ibyo baba bakora ari amakosa. Niyo mpamvu uri umuntu udari kurwanisha umutima, atandukanye n'umuntu uvuga uti aha ni impava ndajyahe, ikanwane kugeza ku munota wa nyuma. Ndumva rero umuhanzi Koffi Olomide nta kintu yabeshye kabisa. Okay, Rugamba Faustin, reka tugushimire, tukwifuriza n'akazi keza aho ngaho muri Arizona. Ubwo urakoze cyane, tuzakwifashisha nk'impirimbanyi mu bya politiki ndetse n'umusesenguzi, ngo nizeye ko twazatukubona bitewe n'amasaha. Oya, nta kibazo, upfa kumbwira kare ukamenyesha. Igihe cyose naba mfite umwanya nta kibazo, turahari kugira ngo tugire icyo tumenyesha, tugire icyo dutanga, tugire icyo tubwira abumva ibibera muri Kongo biciye ku muyoboro uwo ari wo wose, ushobora kubafasha kumva ibiri kubera muri Kongo. Turahari kandi nzi neza ko umusanzu uzagenda neza. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Okay. Uwo ni Rugamba Faustin, umusesenguzi mu bya politiki, nawe ni impunzi yaciye hano i Kigali, ari impunzi mu hari igihembe, urahazi ya nka yagiye Mahama. Ubu yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Arizona, muri Leta ya Arizona, aho bita Phoenix. Urumva atubwiye ido nido, avuga ati twebwe icyo dushaka ntago ari ngombwa ngo wenda ngo dushyire ubuyobozi bundi, ati ahubwo dushaka umuyobozi uhuza abaturage ba Kongo natwe turimo. Twari tukiri muri updates.
yangira ngo rero twibukije abadukurikiye uduce M23 yafasha abantu batagize n'amahirwe yo kutumenya reka turabwire ko bimwe mu bice M23 yigaruriye muri weekend no kuwa gatanu urimo harimo ni ibice byiganjemo iyo bita groupement ya Binza ni muri territoire ya Rucuro yes aha rero insisiro cyangwa se amasantere agiye akomakomeye twavuga yigaruriye na M23 ngira ngo ni naho yahereye izo operation zo muri karagace harimo ahazwi nka Ngwenda haba n'umugezi witwa Ngwenda hakaza kandi Nyabanira aha Nyabanira hari na pariki nini cyane ikindi na gace kitwa Gasave akanako rwose kare mu duce M23 navuga ko yabohoje mu isi yashize ahandi hanabereye urugamba kumwe uri amuvandimwe yaravuze ati habaye gukanyakanya no bita Giseguru abakongomano babavuze ngo ni Kiseguro ariko ubundi ni Giseguro abizi neza ko tuduce turi muri cyane cyane twiganje mitwo muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru dufite amazina y'Ikinyarwanda dushingiye ku mateka rero yabanje bakubwira ko rwose hari wacu hanyuma akandi gace kigarurira urumva no duce twinshi naho bita Katwiguru cyangwa se Gatwiguru aha naho rwose M23 yarahigaruriye ubwo ni muri groupement imwe bita Binza ahandi nahitwa Gisharu aha Gisharu akakubwira ko ari mu birometero hagati y'ibirometero 15 na 30 kuba ugeze aho bita mu mujyi wa Kiwanja so ejo rero niho ibintu byabaye Chambarde niho byari bikaze cyane kuko M23 byaje kuyisaba rwose ko igera ku mupaka utandukanya Ubugande na Kongo ahitwa Ishasha muri hari Ishasha akaba na Ishasha ni Shasha nagari Shasha igekane Shasha rero hari ahana kitwa Ishasha no hari Shasha na Ishasha ariko muri territoire ni muri no hamwe ni muri territoire ya Masisi kandi akaba muri Rucuru Shasha rero ni muri Masisi nano za uri kujya muri Minova Ishasha ni ruguru muri Rucuru aho muri groupement ya Binza hanakoze kuri uriya mupaka wa Uganda uyu rero yavukiye Masisi uyu musesenguzi iyi miripoko ari muri Ishasha cyane Shasha mbo sinzi nago numvise neza agace atubwiye akomokamo ariko ubwo niba ari muri Masisi twavuga ko agace ka Shasha ariko yabazi cyane so hano rero bwana Aimable imirwano yahari yashasha ku mupaka ntabwo yatinze abonye ko M23 nkuko video zagiye zicaracara zabigaragazaga yageze yari rwose yakirwa nk'abami cyane ko yari itegerejwe nyuma yuko bari ziriya FDLR abitwa ngo ni ba Rudi urunana n'izitwa za FPP zari zarabazengereje pe abapolisi rero n'igisirikare bagira gutya baravuga bati twebwe ntago dushoboye guhandaho bambuka kwa Museveni kwa bwana Yoweri Kaguta Museveni bambutse rwose ngira ngo nimugoroba nibwo twumvisha amakuru ko uwitwa Afande Imani Nzenze ni umuyobozi w'ubutasi yara muri M23 nibwo yahamagaye Ibugande Major General umwe gutya bamubwiye ati tukoherereje abashitsi twohereza abashyitsi bakire ariko kandi bikavuga ko abo muri FDLR kuko baba babizi neza ko bibeshye bakajya hariya i Bugande ubwo urumva ariko nabagerageje kwambuka bagiye bambaye uniform ya FARDC nk'ahari ngabo z'igihugu zatsinzwe ariko FDLR nyirizina yaba baba bazwi cyane baba banashakishwa bongo bahise rwose binjira parike hariya izi za Gatwiguru rwose za Mayamoto nimwe bari kujandajanda bareba ko bakisanga hano muri Nyiragongo dore ko iyi parike ya Virunga ni nini cyane igera no muri Rucuru so rero tugana ku musozo bwana Mbarushimana Aimable hano hari umugabo uri gutaka cyane ufite ipeti rya majoro ngira ngo uramubona aryamye mu mucaca ndamubona rwose ufite ijigo yumijwe n'uburyo ngo M23 ku munsi w'ejo ni wabanje ku gatandatu ngo yabarashishije ibifaru ariko video wabonye ugeze ubona igifaru bimwe muri bya bifaru bambuwe muri Sake reka rwose barashishije ibifaru akaba type bataramukwere ariko akaba yitotomba cyane avuga ati leta yakoze amakosa gutuma ibi bibunda bigera mu maboko ya M23 nimwe mutugurishije aha rero uyu mugabo rwose yitwa ngo ni uyoboye umuvugizi wa Rudurunana nitwa FPP yari yamaze gucanganyirwa bitewe n'ikintu cyitwa za Nyamugigima zabaga zisenura ku butaka buri segonda M23 rero tayari ikaba yabashije gufata kare gace
Kashasha ni n'umupaka buriya ngo ucaho amakamyo menshi abatwaye ibicuruzwa. Muri make ikijyanye n'umusoro hariya abakongomani baragihombye kuko nibo bari basanzwe bahagenzura n'umusoro w'izi modoka ziba zizana ibicuruzwa bivuye Kenya, Uganda, niho arazacaga muri niho bari basigaranye muri make.